Turi live turi gukora ikiganiro cyihutirwa kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Ikindi kandi muzirikane ko turi mu bihe by'ubutegetsi. Kagame ari gusamba ngo amerewe nabi. Inkotanyi nazo zikaba ziri kwibaza ngo tugomba gukurikizaho iki ko turegwa ibyaha byinshi muri Kongo mu gukora jenoside, kwambura abaturage ubuzima. Donc abanyarwanda cyane cyane twe twari mu Rwanda mwa bino bihe ubutegetsi bushobora guhinduka. Kagame mushobora kujya kumva mukumva nta kimwuka w'abazima. Abanyarwanda mwari mu Rwanda murasabwa gukoresha imbaraga z'umurengera ndetse n'imbaraga zidasanzwe kubera ko ari mwe mufite ibibazo bitandukanye n'iby'izi nkotanyi ziri hano hanze zifite. Ikindi kandi ndasaba abanyarwanda ko tudakeneye ba Kanyarengwe cyangwa ba Rwigara mo muri 94. Dukeneye abanyarwanda bihagararaho. Dukeneye umunyarwanda wese ko agomba kuba umusirikare aho ari hose. Nibitari byo amateka yatubaye ibyatubayeho azisubiramo. Donc abanyarwanda muhawe ikaze kuri nyumva nkumve. Abanyarwanda cyane cyane twe twari mu Rwanda turahamagarirwa gukoresha imbaraga zidasanzwe ndetse no kuba umunyarwanda wese ari mu Rwanda agomba kuba umusirikare. Umunyarwanda wese ari mu Rwanda agomba guhagarara kuma kubera ko interamwe inkotanyi zakoze amahano zikatwica. N'ubu turacyari kumwe nazo. Mwibuke neza ko nta nimwe zafunzwe n'ubu ngubu zikidegembya. Kugira ngo rero nkomeze ikiganiro muraza kubona ko kuri no miniatire nashyizeho amafoto y'abantu batandukanye. Reka twinjire mu kiganiro, ariko mbere ko twinjira mu kiganiro reka twibukiranye amateka y'u Rwanda nayahe. Abanyarwanda bari mu Rwanda baravuga yahe magambo. Ese aya magambo abanyarwanda bari mu Rwanda turi kuvuga hari yari kutwigisha muri politike. Kuri miniatire nashyizeho turayishimye uri kumwe na Kayumba Nyamwasa umukoresha we, kiraho ndetse na Tabita la representa ba Rwigara 90, ba Kanyarengwe 90. Abantu bari mu bintu batumva bashobora kongera kudushyira mu mutego batugushije mu ba Seti Sendashonga babaye injiji muri politike. Ibintu tugomba kubiha amazina. Y'umuntu ari muri politike agomba gutekereza, ntabwo agomba kongera kuba igikoresho. Ntabwo twifuza none ba Kanyarengwe mu 2025. Ntabwo twifuza ba Rwigara mu 2025. Ntabwo twifuza ba Seti Sendashonga mu 2025. Bakurikira bizera ibyo bavugiye kuri kamera ariko ntibatekereze behind ya kamera hari gukorwa iki, cyane cyane ko dufite amateka adasanzwe. Reka rero mbere yuko ninjira mu kiganiro kandi n'abanyarwanda muri kuza, ndasaba abanyarwanda ngo aho umunyarwanda wese ari, umukecuru, umwana, umukobwa agomba kuba umusirikare kwa runo rugamba. Ese inkotanyi zifashe ubutegetsi zabigenjeje gute? Wa 14 n'amasegonda 40 kugeza ku munota wa 17 n'amasegonda 50. Uru ni urutonde rw'abishwe n'abasirikare wa FPR Inkotanyi ikimara gufata